uruha gusa uruhira ubusa. Baneze ngo ndiko mutangiye kuntuka. Roza roba n'ubu ushaka kujya uruhira ubusa gusa waje kuruhira ubusa. Ni nko kuruhira ubusa warangiza ugapfa ukayiri abatara yaruhiye bakaba aribo bayirira. Wari kuyasigama abana bawe. urindi uri nkande ko Umukobwa bari mu cyumba atinyamara agiye kuba kavuye aha. Agiye kuba kavuye hano. Umukobwa ati pas possible. Izira ari hano. Yes we Aranga. Kunzi kuri munyagwada hari ari hano ati. ikaze kuri The Eric Shaba Show. Twagarutse nanone umutumirwa tubazaniye uyu munsi ni umugabo utangaje cyane yitwa Ezra Joas, azwi nk'umujistoma ku mbuga nkoranyambaga, azwi kandi nk'umuhanzi uririmba indirimbo zaririmbiwe Imana. Imwe mu ndirimbo ziheruka yakoze harimo Itemani imaze kurebwa n'abantu barenga 700,000 kuri YouTube mu mezi 11 ashize ayikoze. Bamwe turaganira nawe kuri kariyeri ya gihanzi, ariko kandi tugaruke cyane ku magambo yimbitse cyane y'Ikinyarwanda akunda kuvuga aba azenguruka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ntimuze kudusiga twenyine, muze tubane. Ni The Eric Shaba Show. Monsieur Ezra, Yes. reka nkubaze akabazo k'amatsiko. Aha. Mbwiza ukuri, ibintu uvuga ubikura he? Mutwe. Hari nk'igihe uvuga ibintu ugase uyu mugabo ibi bintu arimo gutekereza arimo kubikora he mu by'ukuri? Bon en fait nkunda kubwiza abantu kuri. Ujye ukumva biraje ubu wabitekerejeho anga kuko nasuye umukozi w'Imana biratandukana niyo nasuye Sabe Chitana Irene. Okay. Kuko bo habarimo gutebya kwinshi. Ibintu mvuga bitekerezaho, okay, nkabitegura, n'imigani mvuga imyinshi niyo nihimbira. Ni icyo nacyo ngiye guhita nkubaza. Ngende kuvugisha ukuri. Urabihimbira aho ngaho? Ndabyihimbira kuko ubuzima nanyuzemo bwanyubakiye ubwonko. Okay. Rero bwakuze buganisha mu bitekerezo mu mbonana. Okay. Ntawe utoza gucumbagira iyo uvunitse birizana. Nakuze nk'abandi bana, mvuka nk'abandi bana, ndetse nsenga nkajya mu byumba by'amasengesho. Rero ubuzima bwanjye ibibazo nagiye mpura nabyo nibyo byampinduye uyu mwicaranye imbere yawe. Ni bya bindi se bavuga ngo by'imfubyi, sinzi niba ari imfubyi byo gukurira mu ruhu. Nk'ubu ngubu ukungana uri umujene byari byose, ariko nyine mwimbere ukaba uri muzehe wawe nduteye ubwo. Ndi muzehe naho mu bijyanye n'imyaka ndi umwana muto. Ubwo sibyo nari ndi kuvuga hari. Rero mwimbere urakuze, imbere ndakuze, ariko mu myaka uri muto. Aha, mu myaka ndi mutoya. So n'ubuzima bwagufasha burakukacanga bukugira. Wenda sinabeshya kuko sinigeze mbwirirwa cyangwa ngo mburare mu rugo. Niba mu rugo mu rugo ibintu byose byari bihari. Na n'ubu ngubu njye navutse papa ari pasiteri. Ntabwo navutse ari umuntu uzaba pasiteri, navutse ari we. Hari amaturo, hari ibyo kurya ku maturo mutamiraho. Rwose nzi mbona abakristo bazana intama mu rugo, ihene, ituro ry'umushumba, inkoko. Papa aho yagiye gusengera hakagira uza kumutwaza. Ntabwo nigeze mbaho ubuzima bubi. Ahubwo umunsi nashatse kwiha kumenya ukuri, nibwo natangiye kugira utundi tuyira. Kuko mu rugo nakuze bambwira ko kujya gusenga ari itegeko. Nkajya gusenga kubera itegeko. Bakambwira ko nkwiriye kujya muri korali. Njya muri korali kubera itegeko. Bakambwira ko gutura ari ngombwa, bakayampa yo gutura. Mu by'ukuri nibo batuye, ariko bari kubintoza kugira ngo ninakura nzabikore. Byose nabikoreshejwe n'amategeko. Nkuriye mu itegeko. Njya mu rusengero kubera itegeko.
ngiye n'igitangaje nisanze mfite na pare na marene sinigeze mbahitamo. Okay. Pare wanjye ni Canon Damascene. Damascene nde? Ego. Hakaba marene wanjye yarapfuye yitwaga Odile. N'umugabo we bombi ntabwo bakiriho. Sinigeze ntoranya ngo nibambere ababyeyi muri batisimu. Nakuze amategeko anyereka ati dore nukwiriye kukubera pare. None se umva nkubwire akantu k'itegeko ugarutseho gahise kanyumvisha ko hari igihe wageze wumva igihe kirageze ko wigumura. Ndakwemeye neza cyane ufite impano y'ubuhanuzi niba atari IQ iri hejuru cyane ibyo bintu uvuze nibyo. Nageze ubwo ntangira kuvuga ariko niba najyaga muri korali kubera itegeko nyivuyemo. Papa urankubita tuvuye muri korali wa mwana we ntimvuyemo. Ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe? Navuye muri korali ejo bundi. Korali yitwa Ruriko isengera Kacyiru. Okay. Kacyiru hamurangirikana. Yego. Niyo navuyemo nyuma. Urabwete nabanje kuva mu yitwa Bacunguwe. Okay. Turaje kuronshinga indirimbo inabahimbiye zitoza hari n'izo nanimye ari animateur ndasezera byose mbivamo. Ariko ubwo ndaza kukubwira n'impamvu nabivuyemo. Yego. Kuko ntabwo kuko ubwo nangiye guhita nkubaza waje gusanga ari ikinyoma si ibyo bintu wari urimo. Uraza kwihangana kuko wakiriye umujistoma. Okay. Ntandukanye n'abapasiteri wenda mujya muganira ko n'ubwa mbere ngeze hano. Nge sinjya mbeshya. Yego. Ibintu byanjye byose biba bimeze gutyo ariko abarimo na ka IQ kari hejuru hari cyo ngamije kubwira abantu. Itegeko ryo mu rugo nyo ryatumye menya ko Imana ibaho. Okay. Iyo ryatumye menya ko Yesu abaho. Iyo ryatumye menya ubusobanuro bw'umubatizo ko ari ikimenyetso cy'inyuma kigaragara gihishura ubuntu bw'imbere bwo mu mutima. Itegeko ryo mu rugo kuko mu Bagalatiya 23:24 niho havuga ngo ubwo nibwo buryo ngo amategeko yatubereye umushorera ngo kugira ngo tumenye Yesu dutsindishirizwe no kwizera. So amategeko yo kutuma amenya Yesu ndagira ngo wenda nikangurire n'abapasiteri badukurikiye cyangwa ababyeyi badufasha kutujyana muri iyo liturgy ariko banatube hafi. Kuko papa navuga ko umwanya mwinshi yawumaranye nabo ashumbye. Apana mu rugo abageni bagomba gusezerana abafitiye amasaha ngahe mu rusengero ari buganire nabo. Abazabatizwa afitanye amasaha ari bubamarane nabo. Sinzi uwapfuye yagiye gushyingura. Sinzi wagize ute ahora mu ngendo we akagera mu rugo bamuha raporo. Uzi ko uyu munsi Israel mu gasobanuro anananiwe aryama yatahaga banamubwira ibyaha byanjye. Yego. Israel mu gasobanuye uyu mwana aratunaniye n'ukuri izina ryacu agiye kuryangiriza ubwo akamaza agafata n'akanyafu akanyozaho. Yego. Papa yaretse kunkubita umunsi mubwira ko nge narabihoranye nkiri umwana muto rwose ndi muri primaire. Nabwiye papa nari ndi mu wa 4 primaire. Papa rero inkoni ivuna igufwa ntabwo ivuna ingeso. Uko nyine reko gutyo yafashe inkoni kuko iki gihe nari natutse umwarimukazi. Umwarimukazi namusabye n'imbabazi kwa mama modere wineza gutyo. Haramututse biramurenga ajya kubwira mama. Mama terera uyu mwana ntabwo namukoraho nari mfite ibigango atereka satahe. Kumbi namututse muzijije iki? Yambajije ibibazo ndasubiza uko mbyumva ntagendeye ku byo baduhaye. Okay. Bahaye ibisubizo ati iminyafu. Kigiye kaye kari kamanutse. Kari kamanutse ngiye nsubiza uko ndi kubyumva. Ankubise ndarakara ndamutuka. Mututse aragenda abwira mama turiya mwana wanyu muzamwigishe discipline anokiye imbere y'abanyeshuri. Papa je nshaka kuburana nawe ariko ibintu yambajije nibyo namusubije mumanze mu byumve. Oya ngo ni inkoni 20 ryama hasi. Ndagana ngiye kuryama unkubiti. Ariko uze kwibuka iki? Inkoni ivuna igufwa ntivuna ingeso. Yahisahagarika
ntarubwiza nkubita okay uvuze ati okay teguruka aragenda mva aho ngaho ninjira muri ghetto ko nagiye muri secondaire then muri secondaire ngiye nabaye externe sinari gushobora kuba mu kigo kuko ngewe kubera nari nzi gufata diskette wari ugiye gukorera amafaranga amakorari icyo gihe diskette indirimbo imwe nayikoreraga 5,000 okay mu gihe abari munsi yanjye mu micurangire bayikorera 2 yego ngaho reba umwana w'umunyeshuri mu wa mbere secondaire uzi gukora diskette ntafite amafaranga kuko nagiye kwiga muri mu kigo cya ADPR Gahunga cyitwa SIG ngezeyo ndeba imirire mu kigo mbona iragoye njye externe aho hantu nabaye externe rero niho natangiriye indi nzira kuko nari ntangiye kuba mu rugo rutarimo cya gitsura cyo mu rugo yego niyo mpamvu n'abana benshi bagiye kwibana iyo adafite umuntu mukuru bari kumwe gisanga yarangije gufata undi murongo umurongo navuga ko nafashe mubi nawufashe ndi muri ghetto okay muri externe kuko nibwo natangiye kumva ko kuba nanywa inzoga bishoboka naratestinze icyo gihe ariko sinazinywa ahubwo nanyweye inzoga neza 2016 ese ko wagira ngo nagize umwanya wo gutanga ubuhamya bo urumva ngarura ngiye kure ntimeninda ngarura n'ubundi igihe cyo turaza kukigeramo ariko nashakaga kumenya muri izo nzira zose utubwiye nihe wageze ugasohokamo umeze nka wa musaza tujya tubona kuri social media kuko uriya muntu tubona witwa umutomo kuri social media ibi navuga wagira umusaza w'imyaka 70 cyangwa 75 ngiye nakundanye n'umukobwa okay ubu ni umudamu afite abana 3 n'atari 4 okay arankomeretsa yari nzi ko dukundana hari igihe tuba twifitiye abantu tuzi ngo dukundana nabo bo badufata nka wireless yego yo gukoresha igihe wageze aho iherereye okay ugasanga umukobwa igihe angezeho ubwo turakundanye yagenda ni disconnect mukamutari kumwe ndibuka nari ndi muri Kenya nagiye mukunzi wanjye musize ndaho ndi icyo gihe hari ibyitwa messenger ntabwo bya WhatsApp byari bimeze neza maybe ko bitari byanakaje hari 2016 noneho umuntu witwa Serugendo bakunda kwita Kazungu mu mujyi wa Musanze wakoraga kwa Moses niho giye gufotora baza gufata irembo rya shiri wanjye anyohereza kuri messenger uri muri Kenya yego naga mu bakikuyu muri Kiyama ntagira ntagarije ariko icyo gihe wende yo bibubu nari umutima ntari kubabara nari kumva ari nka AI yego AI yari hari warebye uravuga uti none ndumiwe koko njya kuri Facebook ndamwandikira ntiyansubiza nkagaruka kure kuko icyo gihe ni muri bya bihe twajyaga muri Cyber Cafe batanga 100 okay bakakufasha ukandika ka email cyangwa ukajya kuri Facebook gato kongera ukagaruka ariko ngiye siko byari bimeze kucyo gihe nari mfite Samsung S3 kabisa mva ntari umusirimu yego kuko ndamwandikiye ntiyansubiza kabiri ntiyansubiza ariko anniversaire ye yari yegereje mitanza kugira nje muri anniversaire ye ko naramukundaga ni nawe rukundo nzi waje ari iki kikuzanye cyangwa no muri gihe cyo gutaha cyari kigeze direct warabuze utereka ntabaranye hakiri kare ko numva nyene nagiye nshaka kugumayo ngo nakoreye bya production yego nza ndari Kigali mu gitondo ndamanuka nimugoroba ngenda ari nka surprise nshaka kumukorera kabisa ntazi ko hari akantu kari kukubwira ngo bya bintu wabonye umenya atari ukuri kuzuye ko nshaka gukora surprise muri anniversaire ye nabwo naguze na kado namugura isaha ya argent nziza ndibuka rero nayiguze amadolari 100 koba noneho namvuze izina rye mfata kado ndagenda ko nari nabajije bambwira ko BDA iri bubere kwa tante we
kumbi ntabwo namenye ko umugabo we bagiye kubana ari nawe wateguye icyo kirori. mana yanjye ukitumiramo bageze umugabo wa tante we ntabwo yari yakamenye ko wari umukunzi byahindutse, we ntabwo yari yakabimenye, ajya no kunyicaza aho umukobwa ari buze kwicara. ego baba agenda kwicara da mu ntebe nziza imbere. Yesu Kristo. Umuhungu witwa Mukiza Joseph, njye nkunda gutanga ingero zifite amazina. Mukiza uririmba muri Living Hope muri katedrali muri Anglikani Musanze. Araza aranyongorera ngo nakubaza gato. Ndasohoka tujya kubaraza, atubaruzi ko aho wicaye ibyo urimo urabizi. Gaho sobanurira. Ati bashiki, yahise ambwira umugabo we, ambwira bashiki be, numva ndabaza. Ati ntabwo uri kubona hano, ntuza nigeze kumurabuko. Okay. Ati ndi babanyira ikirori, uri kwicara hariya uri mubi, urindi uri nkande ko bari mu cyumba. Ati nyamara agiye kuba kavuye aha, agiye kuba kavuye hano. Umukobwa ati pas possible, izira ari hano. Yesu. Aranga kunzi kuri munyagwada hari ari hano. Ati araha byabaye akavuyo, ubu nizo nkuru. Mana yanjye. Umumama umwe mukuru wari urimo araza aranyegera ati waretse guteza akavuyo mu birori by'abandi kwigendera. Ubu niwo munsi nibuka namwayeho. Ona kaduna yitahanye. Naramwaye. Kaduna yitahana ndayimanukana. Geze hepfo mpereza Mukiza. Ngera Mukiza ni Mukiza. Uze ko mumperi yikado. Kumba namarira aje mu maso, baretse gato ize turimo muri kumva namo. Amarira. Skamarira aje mu maso. Nagwa byibuka. Ngira Mukiza nti umumperi yikado. Umukobwa nyuma ya anniversaire arampamagara. Okay. Urina. Kumbi ngo bari baramubwiye ngo nabuze ibyangombwa byo kujya muri Amerika, ngo ndi hariya kugira ngende. Okay. Nta gahunda mfite kugaruka. Ni turufu. Ya. Bari barakoresheje kugira ngo nkoro babimukuremo. Nababajwe nawe ku rwego napanze no kumva nakwiyahura. Ndi kubivuga ndi guseka kuko nge narakize. Okay. Komere byarakize. He kugira babona wenda ntarashaka, bimwe tuvuga ngo sinzashaka, ngo haracyari igihe. Okay, ubwo ukanyujijemo kutarashaka. Sindashaka. Yego. Yewe. Narababaye ntekereza no kwiyahura. Nge nababaye umutima. Ntabwo nababaye inyuma. Nta nubwo nababaye amaranga mutima. Nababaye umutima. Kabisa. Nari mfite utuntu tw'uturasuraso twa gistari. Ubwo natangiye kuririmba kera. Mfite imyaka 12. Ko indirimbo ya mbere nasohoye 2008 muri Amani Studio. Ndabyibuka nari nagurishije intama nari nahawe na Bishop Rucyahana. Ndayigurisha njya muri studio. Yayimpaye muri fundraising muri church. Ntiyarazi ko ari umwana wa Chidiko nayihaye. Ubwo abaturage yahise aha ngo ni gutataye umase ngo so kwa Chidiko. Ni ibintu bivuye hano bijyamo hano. So kwa Chidiko kumbi we yashimishijwe no kubona akana gato katari kugera kuri piano neza, kari gucuranga abantu bakabyina. Muri fundraising aravuga ati intama nyiguriye wa mwana uri akana kari gucuranga. Ntabwo nayiraranye. Nise njye kuyigurisha kuko nari mfite amashusho yo kwinjira muri studio. Then nari umusitari kuri radio bitangira kujujura muri Star Focus batari kwezira ngo uko bitameze neza muri za Star Focus. Numva bitangiye kundemerera. Nanyara no ku bantu nkabona hari ukuntu abantu bimusanze b'abagore iyo banyuzeho bakabwirana akantu bagira gutya ngaha. Yewe. Uraguti ndasebye koko. Ntabwo narushye gusa. Ahubwo rya jambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe. Harimo difference yo kuremererwa. Kuruha no kuremererwa. Yego. Nge noneho narindi byombi. Okay. Narindushye kandi ndemerewe. Kuremererwa ubwo ni dogere yo hejuru cyane. Umutima nge nageze ku rwego mfata umusego aho kuryamaho nkawushyira ku mutima gutya nkakanda. Kugira ngo numve ko ndi bwongere nkabaho neza. Navuze ko nanyoye inzoga ngiye muri exterina ho gake sinongera kuzinywa, nazinyoye neza. Uwo mukobwa bamaze kumutwara ko ku munsi w'ubukwe bwe naranyoye ndasinda pe.
kuko abantu wa mwana wavukiye mu bashumba abantu urabazi ukorera imana uririmba ku ruhimbi kuko nta mujyanama nari mfite ukumba hafi numvaga ko kunywa inzoga nibwo buhungiro wese ujyamo ikintu kiri bunyibagize umubabaro mfite mbone no kubwira abantu banywa inzoga bagamije kwiyibagiza ibibazo ko bishuka kuko inzoga ikwibagiza ibibazo by'akanya gato ariko ikanakwibagiza kubikemura noneho iyo ubaye soba uzivuyemo usanga cya kibazo cyakuze kiba kinini kiba cyabaye kinini kuko iyo wanyoye inzoga uri gukwepa randi rodi abifatawe nk'agasuzuguro ufata abapangaye nk'aba njye ntabwo aribo nkeneye mu mazu yanjye ndamuhamagara ntanyitabe yewe maskini iyo unyoye inzoga ushobora gutinyuka mwe muzi ururimi rwo hirya hano mu baturanyi niho bavuga akantu kajya kumenya umugani bavuga ngo ukilewa usichati urajya gucatinga wasinze na randi rodi uramubwira utari ku bundi iyi nzu y'amafaranga unyishyuza ko mbona ari make ubona bikwiranye ntabwo wakongeraho 100 ahubwo tukareba ko ejo nayaguha ukibwira ko urimo urakemura ikibazo uri kugikuza njye rero nanyoye inzoga nzi ngo ndi gukemura ikibazo ariko zimvuyemo umutima urongera urababara noneho njya kure ntangiye kumva abakobwa bose ari babi ntangiye kumva abakobwa bose ari abagome umukobwa umwe ngo muraho ni nawe aho uraho nambaza iki numva nanze igitsina gore kubera we ndagenda ndakarira igitsina gore kubera we bigera ubwo binyafekta nari mfite studio Musanze yitwaga Ebeneza Music Production yakoreraga imbere ya kariyeri abantu barahazi hejuru muri etage y'abangirikani yitwa Nova Market narayigurishije kunumva kubaho ntacyo bikimariye ntangira kugurisha ikintu kimwe kubera ko gukunda inzoga nkagurisha nkajya kunywa nkagurisha ko nahereye ku marikeri niyo nankwaga gusa nkagurisha nkagura rikeri nkagurisha nkagura rikeri nabanje kugurisha gitari solo nkurikizaho sesh nkurikizaho base ndamanuka mixer bafure naragurishije kugera ubwo inshuti yanjye yitwa Richard Dukuze Richard no mu engineer ari nawe natumye kungurishiriza icyapa urumva naragurishije studio za kera za audio zagiraga n'ikirahuri hagati gitandukanya studio na ntuzo gitandukanya yes aho producer ari naho umuntu agiye kuririmbira icyo kirahuri nacyo ngikuramo ndakigurisha cyamaye matriplex yaratandukanije aho naha ndagurisha nagenda ngurisha kimwe ntacyo amafaranga yamariye ngera no ku cyapa noneho ahaberaga kuryo nasebye bwa kabiri wari uri gusibanganya ibimenyetso byose yes aho nasebeye bwa kabiri uwo natumye kumanura icyapa kiri hejuru muri etage barakimanurira hejuru amanura ikitari cyo bakate cya farumasi twegeranye bajya kubona ubundi icyapa cyabo kiramanutse kikubise hasi abantu baranagiteruye yesuwe babafashe bati nezera Ezra arakigurishije umurenge baza kunshaka igihe sinzi uko babitaga bati kukibibye icyapa cy'abandi ikihe nta cyapa mumanuye hese bati ngo to kujyana baranjyana ndiri cyanjye nikiriye sinzi ukuntu bibeshye abanyobwa mpamagara Richard mwamanuye icyapa kitari cyo aho naho narasebye ko abantu barancungereye ndi gushinjwa kwiba icyapa yes so ibi rero mvuga by'imigani imigenurano kubwira abantu this and that byaturutse muri ubwo buzima nabayemo ntagira umujyanama kuko ndibuka ku munsi wo kwiyahura nanyoye cyane kugira njye kwiyahura ngezeyo njya kunywera kuri Bukani mu kabari gahari kuri Faraja Hotel haracuramye abahazi numvaga ko imodoka ivuye Gisenyi za bisi bikamyo byakururana bimanuka ndetse igihe ninjira mu modoka igakandagira igasya dosiye ikarangira icyabaye nta kindi naranyoye ndasinda baranatungurwa bo muri ako kabari ati ntabwo tuzi tuzi kwanywa inzoga ngo ndi mu kabari bari bakuze nk'umurokore ndi muri VIP niho ndi kunywera birangira nyirika baravuze ati rero ntimumuderanje murabona yasinze cyane mu mureke narayaho nibagirwa kujya kwiyahura wibagirwa ko wari ufite gahunda yo kwiyahura ahubwo mu gitondo baza kumfata nibwo mu rugo bamenye ko ntameze neza
ko nameze neza, batangira kwibuka utujeste tumwe na tumwe ko abantu babahamagaraga bati umuhungu wanyu ni umwana mwiza, uzi ko Ezra atwohereje 100,000, uzi ko Ezra aduhaye desa, uzi ko agize ati kumbi nagiye ngurisha ibintu byanjye byose bya studio, nakubwiye bya studio sinakubwiye n'iby'iwanjye ndagurisha igitanda, matera, ko navuga nti ndiyahura nta kintu nsize, imyenda narayitanze, imyenda nari nambaye mu gitondo, iyo ngiyo nahereyeho nongera kwiyubaka, firigo, buri kimwe cyose, n'udutasi two mu nzu, amafoke, ibya nyuma byaguzwe n'uwitwa Nsenga, yari umucuranzi wo kuri katedrali. Wenda ubucuti bw'abantu sinzi uko bumeze, Nsenga nawe ntabwo utekereza uyu mwana ko atayimutse, ko atari kwimukira ahandi hantu, ko ibintu bye byose bigurishije. Hari producer Leo Beat, twanari kumwe mu kanya kashize. Amelio ni producer muri Country Record, niwe waguze amatapi yo mu nzu. Bose najyaga mbabwira nti ntabwo mbishaka, ndashaka ibindi bishya biri class, kumbe ndashaka kuyaho, kumbe kwangirika. Uko rero bamvanyaho, bampuza n'abantu banganiriza. Ubundi akenshi iyo umuntu atavuga ikibazo cye nta nubwo yabona umugira inama. Iyo ufite ikibazo ukakigumana muri wowe, kikubamo kikagenda kikumunga gake gake kugeza igihe uzapfira. Ariko iyo ubasha kuvuga, umuntu ashobora kumva, ariko igihe ari kukuvugisha nanone iyo ushatse kuvuga ari kukuvugisha nta kintu wakumva, umuntu uri kuvuga ntiyumva. Ngiye rero nkitangira kuganira n'abantu bansanze aho, wagize ikihe kibazo, ntangira kubivuga, nibwo batangiye kumbwira ngo ejo hari ubundi buzima. Nari nabuze umuntu umwe gusa umbwira ijambo ryiza, umwe gusa umbwira ijambo ryiza. Burya umuntu wapanze kujya kwiyahura aba yabuze byibura umwe. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo tujye dusaba Imana iduhe byibura umuntu umwe gusa utubwira amagambo meza, ariko umwe utuvuga neza. Yego, kuko njye nshobora kuvugwa nabi, buri wese akamvuga ibyo nshaka. Umuntu biterika Shaba yagira bari kumvuga atari ko Ezra muvuga ni Ezra Mujesto, oya bayamuretse suko ameze muzinya. Umuntu udukurikiye wese reka musabire ku Mana imuhe umuntu wo kumuvuga neza. Amen. Kuko abatuvuga nabi bo ntibateze kubura, ibitwanduriza amazina byo ntibiteze kuzabura. Byibura umuntu umwe utuvuga neza. Ndakumenyesha ko nicaye muri Kigali kubera umuntu umwe wamvuze neza, akampuza n'umukire hano i Kigali, Pasteur Eugene. Njye navuze ko mvuga fact, kugira ngo ejo Pasteur Eugene mukorane ikiganiro uzamwibutsa atari ko Ezra yigeze kuvuga ko wamuvuze neza, wamuvuzeho iki. Pasteur Eugene ni umunyamusanze, ariko we yari yaje gukorera i Kigali, ari pasiteri Kacyiru, asanga bakeneye worship team. Umukire witwa Marite ni nyiri Eastgate Hotel, niwe wari perezida wa worship team igiye kuvuka itariho. Aravuze ati njye mfite amafaranga, ndashaka kwishura umutoza ajya atoza abantu, atoza abaririmbyi ya worship team navuye meje wundi nakubwiye. Yego, twayitangiye 2019. Eugene ati ngenze umuntu umva umuntu mvuga neza yabonetse, umuntu umwe kumvuga neza kugira nongere ntangire ubuzima bushya. Yego, nzo umuntu arantelefona ati Ezra story numvishe byakubayeho, niryo jambo yahereyeho. Yaranabizi ko yari story yamenyekanye hose. Ati hanyuma byo kuririmba ndacyagerageza. Ubwo navuye ghetto njya kuba kwa Grafrere. Ati rero ndagira ngo uzi Kigali hari opportunity. Ndabizi nta mafaranga ufite, nkohereje tike nyoreje 20. Na smartphone nari mfite narayigurishije. Nari mfite agatelefone gatoya bwa bundi butumba batiri inyuma ugashiraho fimbo. Ndazamuka ubwo kugira ngo ngaragare ko nambaye neza, nkubita ikoti ry'igitenge, mfite costume yo mu gitenge. Cyo zari zigezweho. Ndazamuka, umukire mugeze imbere, Marite arandeba. Nambaye urukweto, ari ukuntu urukweto rusaza ugashyiraho indi taro. Abubatsi n'abafundi bazi ikintu bita rongrine. Rongrine ni ikintu kimeze nk'umukandara kizengurutse inzu, ukora mbere yuko utangira kuzamura amatafari. Bibaza kwambara inkweto ifite rongrine, aranyitegereza.
iriho n'akantu k'akavumbi ntiyajya kure yegera umupasiteri ati uyu niwe mutoza utuzaniye kumbi ntarahura n'ibibazo narakoranye indirimbo na Aline Gahongayire ndamushimira yego kuko iyo ndirimbo niyo beretse umukire okay ati uyu muntu ni umuntu ufatika yamuzanye ngo umutoza ati marebe uyu niwe wamukira atangira guseka okay indirimbo niko shaka rasha umvuga neza arabonetse imirimo nakoze kera ntarahura n'ibibazo ya ndirimbo nakoze kuramya no guhimbaza Imana irahari umukira baravuze ati nyamara wa muntu arafatika hanyuma se iyo telefone ubwo ni gute urakora ko hano abantu benshi bakoresha WhatsApp biki teme 19 igiye kwinjiramo covid ntiyari yakaje tujya mu mujyi kuri Tekno bagiramo amasamusanga hari kuri Samsung maybe atitamo phone ushaka ntangiye gusubizwa ntangiye gutabarwa ari nayo mpamvu nibwirira abantu ngo nimujye musenga mujye mubwira Imana ngo nuntabara uzantabara untabaye sinzasubire mu mibabaro yanjye hari umuntu utabarwa ukabona biciyemo ariko ejo mwakongera guhura uhise wenda ufite ya modoka ra uhise wawundi nyine bikikubita hasi si wawundi kubera iki kutamenya kurinda ibyo ahawe njyewe nemera abakoresha imvugo ivuga ngo ibyo wahawe n'amasengesho ibyo wahawe n'amavi birindisha amavi n'ubundi yego mbonye telefone ntangiye gutoza abanyakigali sasa ariko mu mutwe wanjye harimo agahinda ka ya studio nasenye ya studio nafunze ya studio Ebeneza Music Production ntangira kureba iby'imisoro gufungisha tini namba yayo no gufungura indi mpindura iryo zina numakirinda ariko rishingiye ku ryambere yego ibyo byose rero ntangiye interview ya mbere nayikoranye na Sabe kwisimbi kwisimbi nice ati Sabe isimbi yakuvumbuye ate wa Sabe yakuvumbuye Sabe we yarasanzwe duhura tukaganira story bisanzwe atari kwazamuye ikiganiro ndaguye ikiganiro akumva ibiganiro byawe biraryoshye ndavuga se ndaguye ikiganiro cyakora nari umuhanzi kera pe yego kuko ndibuka Afrifame tarafunga YouTube yabo habaga iyo ndirimbo yari imaze kugira abarenga miliyoni views yawe yanjye iyo ngiyo uri kumwe na Lili ndi kumwe na Gahongayire okay Sabatezira wabaye iki ubwo natangiye kwambara neza natangiye gutemberera kwa Ndamage mu mujyi natangiye kujya aho bakorera icyo Sabe yakoreraga ku gihe ati rero ndashaka ko tugiye twarakorana Sabe aha ndashaka ko tugufasha inkuru ya mbere nge nanditsweho yanditswe na Joel Sengurebe isohoka ku gihe muhanzi bimusanze wakoranye indirimbo na Gahongayire batangaje ko agiye gukomereza umuziki mu mujyi wa Kigali kabisa inkuru isohotse ku gihe abantu barahamagara bati tukubonye ku gihe iyi ni Imana iri kubikora ntangira kumva ko ubundi buzima bushoboka ariko wibuke ko mfite agahinda nifite ibitekerezo bitameze neza umuntu yambaza ikintu aho kugira musubize cyambajije nkamusubiza ikindi bibonamo nabyo content ndavuga ariko wayi tujye tuvuga ibintu uko biri ngiye ntategura content yo kujya mvuga ikintu kigiye kumera nk'icyo yaravuze avuga ikindi nk'ubu niyo bavuze ngo umunyarwanda yaravuze ngo nta urati nkuvuze imiringa nta urati nkuvuze imiringa ko ari umugani wa kera ezera nk'abantu ngiye gukora content yo kujya mvuga ibintu bitajyanye n'ibyo bari bagiye kumva aka kantu ndakavanamo iki nuko mpimba ari amagambo mwumva bitamvuga ariko umuntu inkuvuze imiringa reka tuvuge ko yari umukire kwirirwa ari kuvuga ngo nari umukire ntacyo bivuze kandi nanjye koko nuko ahubwo wakwivugira ko umugabo uri mu kaga asaba icumbi we ako nakumvise niba ari ejo niba ari ryari nuvuga ngo nahise ntangira content yo kuvuga imigani yahuranyije
urumva habaho imigani y'imigenurano ibasha kumvwa n'abantu bose. urumva njye mfite ndi hafi no kuyandikisha muri IDB imigani yawe baza kujya 77 yahuranyije. Ugenda uyandika hano? Nyandika hano. Okay. Ntawitoza gucumbagira ivunitse birizana. Hari ukuntu njya nicaye nkumva umuntu amvugiye akantu bane eziri hangane ntabwo akandikishije. Tuza ntabwo akandikisha. Okay. Umusazi utari uwawe akumara irungu ariko wawe agutera agahinda. Ibyo niwe wagiye ubyihimbira? Ibyo byose nabivuze ba papi uriya wo kuri BTN baragenda bakora ibiganiro bakoresha ayo magambo. Kumbi usubiye inyuma kare nko kuri Instagram yanjye natangiye ikintu bita quotes. Ngendeye ko nge na furanga quotes za His Excellency. Hari abantu bafite ntuza bakoze ngo President Paul Kagame quotes. None nanjye ntangira quotes. Ariko nge kuko ntazwi hari n'umusitari abantu bakamfata ifoto yanjye bakayikuraho ya magambo bakayagumana ahubwo baganashyiraho n'ifoto yabo. Nabitangiye kera. Kuko hari amagambo nagiye nkoresha nk'iri jambo ngo IQ ntabwo ari njye warihimbye risanzwe ribaho ariko ni njye watangiye kurikoresha mu biganiro hano mu gihugu. Kuko navugaga ikintu umunyamakuru atacyumva mvuga nikoresha IQ. Shyiramo akantu k'aka IQ. Niyo mvuze nti umwana ufite ikabutura imwe yirinda gukina n'abandi mu mvura. Ntabwo mu by'ukuri mvuze uwo mwana nta nubwo mvuze iyo kabutura. Ahubwo ndagusaba gukoresha IQ. Isaba IQ kugira ngo nabashe kujyamo. Umuntu ubyinana igisebe kuno abyina yitondera ikigoryi kiri kudiraguriza imbere ye kugira atamutoneka. Mu by'ukuri simvuze ikigoryi simvuze n'uwo aricyo uvuze n'igisebe hari ikintu uvuze. Nge urumva ntabwo ari imigani mu by'ukuri ariko ni message ni philosophy zo ngizo. Ngewe naravuze nti ntawe urwanira indorerwamo n'impumyi. Ntibishoboka. Utonorera impumyi atonora avugiriza. Ukoresheje IQ urumva ugomba kuvugiriza kugira yumve ko mu kanwa nta kantu ushizemo. IQ yanjye nanjye yari yamanutse. Urumva utonorera impumyi atonora avugiriza. Ibyo ni wowe bihimbye? Yego. Kuko nkweretse quotes zanjye zimaze kugera mu bihumbi. Ariko ibyo nita imigani yego ni 77. Ko nk'ubu ngubu niba mvuze ngo guhagarara hirengeye siko kumva. Biragoye ko umuntu ahita byumva vuba. Guhagarara hirengeye siko kumva. Cyangwa abantu ubwiza bw'umusozi. Urumva guhagarara hirengeye siko kumva abantu barakazi sakange. Ngewe ndi gushaka uko bivanamo ako njya gushyira muri ya 77. Ngewe mpise mvanamo ngo ubwiza bw'umusozi kuko ahirengereye ni ku musozi umuntu agiye guhagarara. Siko kumva ko ndabikuramo iki. Ngiye ngahita mvuga ko ubwiza bw'umusozi butabonwa n'uwuhagazeho ubonwa n'uwitegeye. Realite. Ubwiza bw'umugore wawe ubwiza bw'umugabo wawe muri societe abantu barabuzi. Ariko hari abantu benshi bagera mu rugo bakarwana akirirwa avuga ati umugabo arananiye atazi ko ari we mu bihugu. Yego. Ubwiza bw'umusozi ntibubonwa n'uwuhagazeho bubonwa n'uwitegeye. So rero njye navuga ko ubuzima nanyuzemo ibyo nanyuzemo nibyo byankururiye gutangira gutekereza content zifasha abantu ngamije guhumuriza abandi bari mu bibazo nk'ibyo nanyuzemo. Kuko niba mvuze nti ihene y'inkungu zirigata ku cyuma cya mucoma. Mu by'ukuri hari umuntu ahita atekereza ijambo kubaga mucoma. Mu by'ukuri umuntu w'umuswa urugero rworoshye niba uzi ko uri umukristo uri agakobwa keza kari kubyiruka ukiha guhora mu mazu y'abasore ejo nibagutera inda nzagucira uwo mugani. Ihene y'inkunguzi irigata ku cyuma cya mucoma. Ntabwo rero ndi hano uyu munsi ngo nce imigani kuko nagucira imigani 77 nk'uko mbikubwiye. Yewe nkanongeramo n'iy'abandi. Ariko icyabinteye nta kindi
umugani wa mbere waje ari uriya ngo ntawe witoza gucumbagira iyo uvunitse birizana. Nanjye nakuze ndi umuramyi, nkora ndi umunyamasengesho, ndi umwana wa cidikoni, papa na cidikoni muri Anglikani, umwana wa pasiteri, ariko nisanga ubuzima butangiye kunanira, ubwo ntangira no gutekereza kwiyahura. Naho rero hakomotse inganzo, nkimara gukansaringwa niho havuye inganzo yo kumva nanjye nahumuriza abandi nkoresheje imigani yahuranyije. Yego. Kuganira n'uyu mugabo ni hatari. Ubu biratangaje nkubwiye ko twari turi kukwakira. Uziko nanjye numiwe. Twari turi kukwakira. Yego. Ikindi cya kabiri. Insanganyamatsiko y'umunsi. Ubwo ndahita nyinyonga. Urayivangamo. Icya gatatu hari igice cyitwa urinde twagomba kuvuga nacyo wakivuzemo. Ako kavuyemo. Kukuganiriza ni hatari. Mbere yuko wenda tuva aho hantu wari utujyanye kugira ngo umuntu asobanukirwe, hari kuba waravutse uri umwana wa kidikoni, uvukira mu muryango w'abashumba, mu muryango wigishwa ijambo ry'Imana. Hari ahantu wavuze ukuntu hafi ya byose y'ibintu wakoze wabikoraga ku itegeko. Inzira yawe yo kuyoboka Imana cyangwa inzira yawe nyobokamana cyangwa kuba umuntu w'Imana cyangwa kuba umuntu ukijijwe, waje kugaruka mu nzira ryari noneho ubikoze mu buryo bwawe atari itegeko, na nyuma y'ibyo bikomere byose? Nyuma yo kugambirira ibyo byo kwiyahura bikanga, mu baje kunganiriza ariko urabivunagura. Harimo n'abanyamasengesho. Abanyamasengesho rero nibo bansengeye. Nongera gukunda ibintu byo gusenga. Icyo gihe nese njya no muri Living Hope, njya no muri korali yitwa Abarobyi. Ntangira kumva ko gusenga ari bwo buzima. Noneho ntangira no gukunda ibyigisho. Ndi mu bantu muri iki gihugu babyuka bari kumva ibyigisho mu mwanya wo kubyuka bumva umuziki. Yego. Rero aho ngaho niho nongeye kwakirira agakiza ko ndibuka muri 2020 muri Covid. Nasubiye Musanze, aho nakoreye byaha byose mu rusengero muri katedrali mfata mikoro. Ndavuga nti ngewe nari umusinzi uko mwari munzi byaranabatunguye ko korali ya worship team twakoreye aha. Narabasabye mwaretse tukajya gusura aho nakoreye umurimo. Turajyana tugeze mfashe mikoro kugira ndirimbe bwa mbere. Bose batubona mfukamye mbwira abantu ni ngewe naruyu. Even hano muri church harimo abo twasangiraga, ntabwo ngiye kubavuga amazina, ntabwo ngiye kubatuza, igihe nabo Imana izabagereraho bazahinduka. Rero ngewe ndamenyesha ko nafashe indi nzira, wenda n'abari kujujura bari banzi. Uru rugendo rwari ikimenyetso kugira mbereke ko narangije guhinduka. So rero nahindutse nyuma y'ibyo nanyuzemo, nyuma yo kuganirizwa, na nyuma yo kubona ko nta rindi humure nabona atari humure rivuye ku Mana. Yego. Ukiri kuvuga ibyo nari ndi kwinjira kuri chaîne yawe kugira ngo mite mbwira abantu ngo uyu mugabo turimo kuganira nyuma y'ibyo byose yakomeje kariyeri ye ya muzika. Nigize kubabwira turi gutangira ko yakoze indirimbo yitwa Itemani imaze kurebwa n'abantu benshi cyane, ndetse harimo n'ibikorwa cyangwa se sessions yo guhimbaza Imana biri ku rubuga rwitwa ASH cyangwa njye nyita Esh TV. Hanyuma mu byumweru 2 bishize yasohoye indirimbo yitwa Sintewe Isoni no kuvuga hahise hanjye. Yego. Hanyuma hari indi imaze gusohoka mu minsi 5 ishize yitwa Agasebe. Vuga ku Gasebe mu nteruro rimwe. Agasebe kuko ntabwo ngenda yumva. Ubwo nukugira ngo ntakubeshye. Agasebe kamaganya ugashima ubyutse. Ni amagambo utangiye guhuriza mu ndirimbo. Ko nyena urumva natangiye gufata nuko ntashaka kujya kure. Ya quotes nakoraga. Byarangiye abantu batangiye kuzikoresha. Noneho umunyamakuru witwa Chita, Julius Niyitegeka, yego, arambwira ati rero kugira content yawe bumwimerere. Jya ubivuga
bibyandika okay tukiri kubyandika kandi bajya kubikoresha yego bivuge turebe ko bazajya gukura muri video okay uwo yitwa Ezra Joas kuri The Eric Shaba Show. Ni umugabo utangaje, ikiganiro nanjye cyanshanze uburyo bwo kukiyobora. nuko bigenda Ubwo nyine bwari uburyo bwo kwakira kandi turakwakiriye kuri The Eric Shaba Show. Unyemerere bite dusimbukira ku gice cyitwa ijambo rimwe. Ndandika hano ijambo hanyuma ndikwereke ukiribona umbwira ikikuzamo iyo uhuye naryo cyangwa iyo uritekereje cyangwa iyo uribwiwe cyangwa no kurisoma gusa. Sinzi niba uburyo mbyanditse urabasha kubisoma ariko birasomeka. Kubera iki? Mu cyongereza ni why. Ukiribona ni iki gihita kiza muri IQ yawe? kubera iki atazamo kwibaza nyine bitewe n'ukimbajije iyo ari umuntu mukuru yewe mpita nitekereza ko ariko mbona kubera iki ngo natinze mbabona ari byo bose bahora bari kumbwira nicyo gita cyiza yego kubera iki natinze gushaka kubera iki nsa nkubaho njye nyine kubera iki ngira inshuti zibaze kubera iki ibyo bintu bitatu nkubwiye ikintu kibanza yego nivuga ngo harimo akantu ko kwibaza cyangwa se gukweshoninga sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda ku buzima ubayemo. Yego okay wowe se kuko uvuze uburyo abantu babikobaza wowe bijya bikubaho ko hari igihe nawe ubwawe ukweshoninga ubuzima bwawe nkanarira okay nkanakuraho phone okay ya muri sauna nkaririramo nasohoka ukabona amarira araya sauna nyine ukabona byabyo yivanze n'ibyuya iyo mbabaye iteka ryose njya muri sauna noneho nkareka umutima wanjye nkirekura nkatekereza bikarangira so rero ikintu gituma nibaza byinshi njyewe iwanjye usibye imbwa n'umukozi gusa nta bindi bintu bihaba n'imibu nigeze n'imibu harimo n'utuboro turindiye tuyirinda ko yinjira iyo ndi njyenyine iteka nirinda kuba ntuje gerageza gutelefona umuntu uwo ari we wese nisanzwe nkanamubaza n'ibintu bitari ngombwa nkamubangamira kugira ngo utihugiraho kugira ngo ntaza kwihugiraho kuko iteka iyo nihugiyeho ndatekereza cyane nkisanga ntangiye kujya kwandika ibintu kuri social media yego rimwe na rimwe ugasanga harimo kuri kwinshi rero akantu kakubera iki no kuba njyenyine biri mu bimbangamira yego iki ngiki ntabwo nagomba kukikubaza ngiye kukikubaza kubera ko wabigarutseho kandi hari n'amateka watubwiye y'umukunzi wawe waje kugukwepa gutya. Impamvu uba wenyine utarashaka ntabwo nagomba kukikubaza ubwo ni ukwisegura. Impamvu utarashaka bifite aho bihuriye na wa mukobwa yego cyangwa ni impamvu zawe zituma uvuga uti oya navuze ko ntari bubeshye ndi kuri icano ahandi nakubwira ngo ni amahitamo ariko bifite aho bihurira byararangiye no mu minsi ishize navuganye nawe uwo mama ari kumbwira ngo basohoye indirimbo ngo korali yabo ngo namufashe nkabakorera promo ngo yamamaza dusana n'ababigarutseho bya kera avuga ati zira byararangiye njye mfite abana batatu n'ubundi atwite mfite ngiye kubyo why not udashaka kutagira ute nubwo nti wowe narakwibagiwe n'ubu nkwibutse kuko mumpamagaye kugira mbakorere promo ariko buri gihe iyo ngiye mu rukundo sinavuga ko nyuma ye ntarugiyemo yego
iyo mbigerageje kurujyamo nkareba umuntu nkumva ndamukunze, iyo ngiye nyine nkamutekerezaho igisubizo gihita kinyumvisha buryo ki nawe afite abandi bantu yampishe, ko ntabwo uwo nguwo yashakanye n'uwo bahuye ari uko nagiye. Uracyakomeretse rero oya ntabwo ngikomeretse, ko ngiye kuzashaka uzafata umukobwa mfata irembo ukundane nyuma, ugiye kuzamufata okay uzagenda umubwira uti we ngwino ngiye kugufatira irembo, ngiye kuzareba umukobwa mubwira nta mukobwa rero ndabizi nawe uri mu buzima bukugoye, okay wenda ubuzima mbayemo uko buri bwaba ari bwiza wenda kuruta ubwo ubayemo nkurikije uko mbizi, cyampaye nyemerera tujye iwanyu haba mu ntara haba he ndifate ibindi bizaza nyuma, dukundane nyuma, kandi nubona tudakundanye koko iryo rembo muzarikingure hinjira abandi. Yesu Kristo. Kuko ubundi rembo mu muco wa Kinyarwanda nigeze kubona hari ahantu habaye musi bavuga ko irembo hari isuka itangwa. Yego. Irasuka rero abanyarwanda bamenyesha iki ivuze, irasuka kirazira ko ikwikirwa atari igihe baje gutwara umukobwa gusaba kugira ngo ijye gufasha mu guhingira ubwatsi, ahubwo iriya suka ikintu ikora bayimanika muri saro mu nguni yitegeye aho buri musore wese uzajya aza gusura uwo mukobwa azajya ayibona, akamenya ko iryo rembo. Iyo suka iyo uramuhini aho winjira hari tudutagangurirwa tukagaragaramo, biba bisobanuye ko wa musore yatinze uza gutwara umugeni, iyo suka barayimanura abandi bakaza bakarifata. Yego rero njye numva ariko ngiye kuziyemera ntangire umushinga w'ubukwe, kuko ibyo gutangira urukundo nabonye bishobora kungora kubera ko mbatekereza gutyo. Ngiye kubanza ubukwe. Uyu mugabo Imana ishobora kuba atabyemera ko agikomeretse, ariko Imana izamwomore imugirire neza iby'umutima we wifuza aba ari byo bibaho. Tugeze mu gice cy'ikiganiro cyacu cyitwa Hamagara. Wagendanye amayinite? Ndayahorana. Ubu yafite wowe? Ishyura ku kwezi. Sawa. Fata telefone yawe nkubwire umuntu uhamagara. Ahada. Wenda bizi ko ufite abantu benshi mu bana b'inshuti zawe cyangwa se musangira ibintu nk'ibyo byose, hanyuma byanga bikunda abo bantu ntabwo ariko buri ngingo zose cyangwa ibitekereza mu byemeranyaho. Hari abo ufite bakubwira bati oya ibyo uri kuvuga si byo rwose, ntabwo ari byo, wabishaka utabishaka si byo. Rero ndashaka ko ufata uwo muntu cyane cyane ukurure uwo muherutse kugira ibyo mutemeranyaho, akaba ari ingingo mutemeranyijeho. Ushobora kuba ari debate, ushobora kuba ari ibintu mwaburanye ugatsimbarara nawe agatsimbarara. Uwo muntu ndashaka ko umuhamagara ukamubwira uti nubwo cyagiye twaganiriye ukabona ndatashye ariko ndacyatsimbara. Yego. Kuko umuntu uganira nkawe, kuko uzi kuganira, byanga bikunda bafite abantu bamwe baganira bakemeranyaho, abandi baganira ntibabyemeranyaho. Rero urebe wa wundi mufite ibintu mutemeranyijeho, ingingo iyo yose, aba ari ingingo y'amafaranga, yo mu mupira, yo mu buzima busanzwe, yo gushaka, yo mu by'Imana, ibintu bitandukanye. Umubwira uti nubwo cyagiye wabonye natashye ariko uramponda sinoga, ntabwo nari nemera kugeza n'uyu munsi. Uwo muntu hari uwo uri gutekerezaho? Ndi gutekereza benshi, ndi gushungura. Urafata mu umwe? Ndi gushungura. Wa wundi ukunda kukugorera umutwe cyane aba ari ufata? Wa mbere ni Sabe, kandi Sabe bakakanya muhamagaye tutamubona kubera ibiganiro, agakwitaba ko ejo twagiranye kutumvikana, ngiye guhagarika gucuruza amasanduku. Ya masanduku twagomba kuyavuga, ko usanzwe ncuruza amasanduku. Yego. Nyuma yuko baje Adokastar bakoze ikiganiro bamvugaho, bakavuga ko buriya ziratagira amarangamutima, ngo niyajya hano hari kiriyo ngo buriya ngo
aba ari akazi ngo we ngo ni akazi ngo anariza abantu bamubwatereka ibyo urimo ni ibiki. okay mfata umwanzuro wo guhagarika amasanduku undi nawe akamubwira ati wibihagarika kubera umuntu yavuze atya ubwo tukatumuskiping undi ngiye kuvugisha donc sabe icyo mwumvikanaga hagati aho ngaho uyu mugabo atanga service zijyanye z'ibirori ariko birumvikana ahantu hateraniye abantu habamo n'ibyahuje abantu kubera ko babuze umuntu rero akora live streaming agakora amavideo amafoto n'ibindi byose bijyanye na production cyangwa multimedia ariko hakabamo n'ako kantu yakoraga ko gucuruza amasanduka now icyo utemeranyagaho na Sabin ni uko wamubwiye turabizi ngiye ibintu ngiye kubivamo Sabin akavuga ati reka kubera ko ahantu hose nyuze noneho n'umuntu arasetse okay nkamwegera mu kinyabupfura muri aho mbonye museka tubanyuze imbere mwadufasha mukatubwira byibura akantu gatumye museka ntekereje gucuruza amasanduku ati ndakubonye nabandi dore cya kigabo gicuruza kitagira umutima nyibwirira uhise utekereza ne nyuma ya Sabin hari umuntu wita Ebeneza ejo bundi yaransuye n'umudamu we umusore mu ADPR twiganye inshuti yanjye hari ingingo mutemeranyijeho bari uhamagara mbere yuko yimbwira ndashaka imbera surprise ariko aba ari umuntu ariko ukunda kukugora mu mutwe arangora cyane arangora bangura muhamagara umwibutse ibyo mwaganiyeho umubwira uti wapi nejo bundi ntabyo nzaba nkemera kandi umubwira impamvu ahubwo ndamubwira ko mpinduye icyemezo ko wemeye ibyo yakubwiraga oya uraba ubyangije okay yes Ebeneza kutambwiye uko mwageze mu rugo mwageze amahoro sha byaranshimishije rero kunsura na madamu na Skyla noneho cyanejeje kunsura n'umwana noneho tugafata n'umwanya wo kusirimba tukabyinira Imana ese turatuvideo ko utatumpaye nana twitegereza se ngo narebesha ko maze iminsi kazi kantwaye urumva mu by'ukuri nubwo madamu yakomeje kuri kariya kantu ati uru rugo ntabwo ukwiriye kurubamo gutyo udafite umugore kiriya ni ikintu gikomeye noneho nkagerageza kwidefanda ariko nawe ibihe nanyuzemo urabizi ukwiriye rero gufata madamu ukamusobanurira utezera afite umu ex byagenze gutya wamubabaje ko ntekereza Ebeneza ari umuntu twabanye muri ghetto uranzi rero uburyo mbafata n'uburyo mbubaha ntabwo nshaka ko wenda madamu wawe akomeza gutekereza ati buriya barakiroze ni imyumvirire aho njye numva wamusobanurira ukamubwira uti wiseka Ebeneza none se wamusobanuriye uti nyuma ya runaka cyokora wenda ikintu nakubwira pe imyaka yo iranjyanye ntago bize ntago ariko yo na Fabio urabona atagiye none se kankubwiza ukuri wangiriye nama ibintu njye nta na kimwe udafite abantu barabafite ufite n'abantu bakomeye bakomakomeye bagufata wubatse izina ufite inzu aho kuba ufite ibikoresho byo mu nzu nta kintu na kimwe cyagusaba uretse kuvuga ngo ni amafaranga y'igihugu ikindi rero niba atari satani ariko Beneze wazanshigikiye byibura mu mashuti mfite nkajya mbana mfite inshuti yitwa Benezeri inshigikira mu byemezo byanjye wanshigikiye nkajya mbwira abantu ko ntazashaka byibura banambwira bati ninde ugushigikiye nkakuvuga noneho basi baguha umwanya wo kuvuga ukavuga uti ni uburenganzira bwe ntabwo twese tuzashaka nese Benezeri nkubaza na Paulo ntibashatse ariko ubwo yaba ari ukwikunda oya kamwereke ndashaka tuvuge ibintu biri realite ndashaka tuvuge ibintu biri realite biri verite
ushobora guhagarara imbere ya kamera ukavuga, kuko hagize umuntu uguhagarika imbere ya kamera ntabwo washyiramo burage ngo kurongora ntabwo abizi, ngo ntabwo abyumva, ahubwo icyo ngiye ndimo ndavuga aka kanya ni Ebeneza tubonana rimwe mu mwaka. Ebeneza utuye mu Bugesera, Ezra utuye Kacyiru, kuko ibindi byose wavuga ni ibitekerezo nuko wenda wabyumva, kuko biriya byose ni bavuga ko biri mu bintu abantu bakenera muri needs. Umuntu akenera kurya, akenera biriya waruvuze haruguru n'ibindi bitandukanye. Ahubwo ngicyo ndimo ndagusaba, ni iki cyakubuza guhagarara mu ruhande rwanjye abantu mu gihe banyatatse ugahagarara? icyo ni cyiza ngewe kugira ngo ngishime. Nose tugutaha ibuka abana bakajya bahura n'abanjye barabyaye, ntabwo ari ikintu cyiza. Umva njye ari ikintu najya kugushyigikira. Guhamagaye rero nshaka kumenyesha ko ntazashaka. Ariko nako n'abakera ko bavangura ifurere se, ariko ntabwo ari sawa sinkubeshye. Nyine mbabare ntunce intege, ngiye nguhamagaye mbikuye ku mutima. Niyo mpamvu nyine ibyo bintu ukomeza no kwiyaturiraho ntabwo ari sawa. Urumva udashoboye ko nose amafaranga yawe azaribwana abandi kwiyafite ntayiki. Hari imbabare ugiye kuzafasha cyangwa hari ahantu ugiye kubaka ikigo runaka yenda uvuga ngo kizajya gifasha abantu, amafaranga yawe ntayiki. Uri gukorera ko ukora umunsi ku munsi, karara udasinziriye amajoro, uri kugira ngo uri kubishakira iki? ndakumva nyine uri kubishakira iki? N'iby'iki nayo kubaza iki? Nyine iki wumva kizakikunezeza muri make? ni ukugira nyine umuntu aba afite icyo gukora. Uruha gusa uruhira ubusa. Baneze ubundi ko mutangiye kuntuka. N'ubu ushaka kujya uruhira ubusa gusa, waje kuruhira ubusa. Ni nko kuruhira ubusa, warangiza ugapfa ukayiri, abatarayaruhiye bakaba aribo bayiriba, bari kuyasigamo abana bawe. Kandi ko muca n'injinze mwa. Kandi ko muca n'injinze. Nese ko nguhamagaye nk'inshuti yanjye. Akabeneze. Reba ubushuti bwanjye nawe. Mbabiri usubiza amaso inyuma wumva icyo ndi kugusaba. Reba ubushuti bwanjye nawe. Kugera no ku rwego mfungura company nkayita izina ryawe nk'umuntu twabanaga muri ghetto. Nk'umuntu nari nzi ubusobanuro bw'izina rye ukarimbwira muri Bible tukareba Uwiteka yaratuzahuye, nkavuga nti iki kintu kizaba ikintu kinini kizakomera. Ni gute isi yose interanira wowe nk'inshuti yanjye? Ngerega buriya wari uvuze uri kumwe na madamu, ndatungurwa cyane numva ndanababaye. Ndavuga se ni gute madamu wawe avuga ibintu akugira unshigikire nkabona nawe uri kujya mu ruhande rwe? Oya njye ntabwo nagushyigikira senkubeshye kuri icyo cyo. Nkubeshye none se ni iki uteretse ababyeyi banezezwa no kubona wagize ute waberetse ibyo birori? Nicyo kintu kibanezeza, mama wakagira abuzukuru. Nese nta bafite babandi tuvugana? Karaba bandize n'abawe ariko n'abawe n'abayezira uzi kugira ngo kahambanwe ikara udafite wo gukomoka, byibuze yenda naho byakanga yenda kubyara n'umugisha Imana itanga binanze. Ariko kavuga ati dore umugore yari afite noneho cyangwa uwo nakunze akara ko mu mara yanjye niko gasigaranye ibyaha. Beneze. Urakoze mwa. Kuri ibi bitekerezo byewe ntabwo. Ubwo gukora n'uzaba furere no gukora uzabigabanya byihorera. Ayo ufite yagutunga. Beneze kankubwira. Buhambabarira ukajya mu ruhande rwa mbigusabye bwa nyuma. Mbara tubwira abanyarwanda ko gushaka no kudashaka byose ari kimwe. Ntabwo ari kimwe zo gute kandi ngiye ntanjye najatse nzi byiza byabyo. Sawa, nsuhurize madamu. Ndamusoza. Ariko urambabaje. Sawa, ababa. Aha. Ezra. Kugirire neza. Ibiganiro byanyu kuba bigoye.
ndagushimiye ariko ko ndi kumva ngiye kure iyo ugiye kure kuko urumva ikiganiro cya Ebenezer kiragarutse kiragucalenjinze nanone urumva Ebenezer ni umupapa w'inshuti yanjye njye ngira inshuti zibaze wibuke ko nabikubwiye inshuti zanjye ntabwo zirenga 6 muri iyi si ni papa ni Ebenezer ni Richard n'abandi ntavuga 3 aba ni inshuti zanjye n'uwo mupasiteri nakubwiye Eugene abo ni babantu ngize ikibazo ugafata phone yanjye ugomba guhamagara umwe muri bo depense ziri bungendeho zose yazikavaringa atabanje guhamagara mu rugo njye nifitiye abantu nshobora guhamagara aka kanya bite uri nshira 500 kuri phone atambajije ugiye kuyakoza iki ugiye hehe even 1M mfite umuntu nahamagara akanya kashyira kuri mobile money so rero izo nshuti nkeya mfite iyo mvuganya nabo turatebya bije ko nyine yashyiragamo n'utuburage ariko iyo ageze mu kintu cyitwa kumbwiza 8 kukubwiza ukuri kabisa 8 ntagaca kuri haraho bakora nyine ugahita wumva ko arega nta wifuza kurya nabi uretse yakariye uturyo duteguye udusorori 6 badukaraga ati mana kariya nta wifuza gufata isorori yavangiwemo amashi ibishyimbo n'ibiki byose barunze hamwe ntabwo navuga ko ibi mvuga ari ibintu byiza byo guseka no gushima ariko bibaye ngombwa Imana ifite ukuntu yazikorera kandi ga step yego ndagushimiye ariko nanjye gusoza ikiganiro ntagushimiye thank you so much urakoze ikiganiro cy'uyu mugabo nanjye cyanshanze namwe nikibacange kuko nari nagiteganyije ntago ariko kigenze kuko ni umuntu uzi kuganira kandi ufite ibintu byinshi nitugirirwa ubuntu n'Imana tuzongera agaruke kudusura none muri office hanyuma ubwo tuzasubukurira aho twari tugeze mwakoze namwe kugikurikira hanyuma n'ubundi duhamagare kuri 0779517546 muduhe ibitekerezo mutubwire abandi batumirwa dushobora kuzana ariko kandi nawe ubaye ufite ibyo ushaka kudusangiza utekereza ko byakubaka abandi karibu kuri The Eric Shaba Show ciao